Hayi inshuti zanjye mumeze mute? Nge Nitseyimana Jean Bosco rero mukomeje kunyumva muri iki kiganiro kandi mbashimiye ko mukunda inkuru zanjye mba mbagezaho za buri munsi. Ewana nimba rero uri umukunzi wanjye ukunda ibyo nkora, felicitation kabisa kandi pasika nziza kuri wowe ukunda ibiganiro dukora. Iyi ni channel Kamatoki TV, nkuko nabikubwiye Nitseyimana Jean Bosco ngarutse kukwifuriza pasika nziza no kugusobanurira bimwe mu mateka ya pasika yaranze pasika n'icyo pasika isobanuye kuri wowe utabizi. Ushobora kuba yumva gutyo gusa rero utazi icyo isobanuye, ariko uyu munsi reka ngusobanurire neza cyane icyo pasika isobanuye naho uyu munsi waturutse wa pasika. Ntabwo pasika rero yizihizwa n'abantu b'abagatulika gusa, ahubwo pasika yizihizwa n'amadini amwe n'amwe yemera ko Yesu yavutse kandi akazukira muri twebwe. Niyo mpamvu rero uyu munsi nahisemo kuza kugusobanurira ibijyanye na pasika, izuka rya Yesu. Abenshi babyitiranya, ntabwo bakunda kubitandukanya n'ivuka rya Yesu. Abenshi nyine ntabwo baba basobanukiwe icyo bino bintu bisobanura. Kanda subscribe rero ku kajambo kari iburyo unshyigikire nyine kugira ngo neze imbere dufatanye muri byose. Urabutanze inshingano cyangwa se urabutanze igihembo kinini cyane nukanda kuri ako kajambo mwibwiye, urabuteye inkunga, nawe urabukoze umurimo w'Imana, urabutanze umugisha wawe nk'uko buri wese hari umugisha yakugezaho. Rero nawe urabumpereje umugisha n'amahirwe yo kuba nazamuka nkagera kure kubera wowe ukanze iryo jambo ryonyine. Ntabwo bigoranye wigira ubugugu mugenzi wanjye kuba wakanda ku ijambo ukikomereza, ntacyo bihindura kuri telefoni yawe, ntacyo byica. Ewana icyo usabwa ni ukugira umutima ukomeye wo gufasha gusa, ubundi bindi tugakomeza kugendana mu munyenga wa pasika. Pasika rero bisobanuye izuka rya Yesu. Ni ukuvuga ngo kuri Noheri Yesu aba yavutse. Noheri Yesu aba yavutse, hanyuma noneho kuri pasika ho rero Yesu aba yazutse. Murabizi ko rero yarabambwe amara iminsi 3 mu gituro, ku munsi wa gatatu ndakeka ariho yazutse, kuko nkuko tugenda tubibona mu ndirimbo cyangwa se tubisoma muri Bibiliya, Yesu yabambwe saa 9 zuzuye. Saa 9 yari amaze gutanga nyine, amaze kubambwa. Rero bavuga yuko yamaze iminsi 3 mu gituro, ku munsi wa gatatu aribwo nyine yazutse, ari uwo munsi wa gatatu baba bavuga. Uyu ni wo munsi rero baba bavuga Yesu yazukiyeho. Rero uyu munsi w'igisebo cya pasika bawuhuza n'igisibo cy'Eid ku Bayisilamu, nabo bari mu gisibo cyabo. Ejo bundi baratangira gutangira Eid, ngira ngo muzabyumva benshi bakunda idini rya Isilamu. Rero ni izuka rya Yesu. Abemera rero yuko Yesu yavutse bakemera ko yapfuye kandi nyuma yo gupfa akazukira muri twebwe, nibo bizihiza uyu munsi wa pasika. Abatawizihiza rero ni abatemera ibingibi nk'ubyiya mahame yuko Yesu yaba yarapfuye nyuma akaza kuzuka, nibo batemera uyu munsi wa Isilamu. Ariko ababyemera bose bizihiza pasika. Pasika nziza rero mwizihiza yuko umucunguzi wacu yazutse atakiri mu gituro. Niyo mpamvu ari umunsi tuba tugomba guserebura y'uwo munsi ugeze rwose, ukaguma muri twebwe, tukagumaza kwamamaza kuko kuba tubayeho no kubera umwami Yesu Kristo yaducunguye, agacungura ibyaha byacu byose. Reba ibyaha ukora bya buri munsi, urebe ibintu byose wiyiziho nawe ukora, urebe amabi yose ukora, ariko Imana ikaba itarakurimbura kandi nta nyungu zawe ikeneye. Umwana w'umuntu iyo umubaye mu rugo rwe nta kintu winjiza, ukaburya gusa ukora iki, atangira kukwinube, ejo bundi akakurekura, nta n'ibindi bibukora. Ariko reba umwami Yesu yiringiye ibintu byawe, none uracumura buri munsi, ukora ibyaha buri munsi, ntiwibuke kumusaba imbabazi. Ariko umwami Yesu nafatireho ngo agire icyo agukorera, akakwihorera ukagumaho, akakwihorera. Niyo mpamvu rero ugomba kumusingiza kuba yaritangiye ibicumuro byawe byose, akaba akikurindiye ubuzima. Ni ikintu gikomeye cyane inshuti yanjye. Nimba usenga cyangwa ukaba udasenga, ariko reka ngire ngo nkubwirire ijambo rikubahe. Emera Yesu ko yavutse, emera Yesu ko yapfuye kandi akazukira muri twebwe. Emera yuko kuba ubayeho ari ukubera Imana. Emera yuko kuba wagejeje uyu munsi hari abandi benshi bapfuye, hari impanuka zahitanye abantu. Ibaze kuba ugenda muri bisi ukagaruka ukiri muzima,
abandi bagenda bagira Kamonyi bisi igahita yiyubika, abo bose bakagenda ariko wowe ukaba ukiriho. Si uko utunganya ibyibuka ibyaha ukora nawe urabizi, si uko ukiranutse ibuka neza yuko hari ibyaha byinshi ukora nubwo twe tutabizi ariko Imana yo irabizi. Muvandimwe wanjye rero, emera Yesu Kristo, nimba utajya unajya gusenga ariko uyu munsi wizihize upfukame imbere y'umusabe imbabazi, uvuga ati wapfuye ku bwanjye none wongeye uzuka ku bwanjye, himbazwa kandi